maze imyaka 27 muri Canada, nahageze ndi umusore mfite n'umwe, ubwo namwe nyine mwabara mukamenya imyaka mfite ubu ngubu. Mbona ibiganiro byinshi ku bantu baba hano, baba babwira ukuntu tubayeho. Hari n'abandi benshi mu Rwanda muhora mumbaza uti se muri Canada nahagera gute? Njyewe rero bahageze wenda muri bamwe baje kera, reka tuvuge gutyo, kuko hari n'abandi nahasanze. Abanyarwanda twaragenze pe, sinzi. Ubuzima bwa hano rero si umuntu yabisobanura mu buke kugira ngo mubyumve. Nko mu buzima nko mu Rwanda, umuntu arabyuka akajya mu kazi mu kiraka, ugataha nyine ugakora ibyo ukora byo mu rugo, ukaryama ukongera ukabyuka. Gusa ubuzima hano nkurikije iyo ndi i Kigali burihuta kurusha mu Rwanda, kubera ko ibintu byinshi bigendera kuri gahunda. Nuko nyine ibintu byinshi byubatse, kandi hano abantu ntabwo tukagenda muri Vancouver. Ikindi kintu bavuze muri Canada, ntabwo mugomba muri Canada muri rusange. Canada ni nini. Uko mbayeho muri Vancouver ntabwo ari ko abandi bantu babayeho muri Calgary cyangwa se muri Quebec. Mugomba kujya mumenya mukiga ibyo twita province, byaba ari nk'intara se. Ariko aho bigeze numva nzajya nkora ibiganiro mu Kinyarwanda, kuko akenshi mvuga mu Cyongereza, ntabwo mvuga no mu Gifaransa. Ariko ndumva igihe kigeze yuko najya mvuga mu Kinyarwanda. Namwe mukanyihanganira, kuko wenda Ikinyarwanda nzajya mvuga ntabwo cyuzuye, nakivuze imyaka mike. Mu Rwanda nahabaye imyaka 6, nta nubwo nahavukiye. Navukiye muri Congo i Kinshasa. Ariko tugomba kugira ibiganiro bitari just ibidushimisha, entertainment. Tugomba no kugira ibiganiro wenda bitwigisha, kandi bikanadufasha kumva neza isi tubayemo n'abandi babayemo mu buryo nyabwo. Akenshi hari ibintu mbona kuri social media nkavuga ni iryo shusho ntabwo ngewe ndimo kuribona. Ikintu mbona kigomba gukosorwa nuko mwebwe rubyiruko bageze muri Canada bavuye mu Rwanda, mugomba kuza gushaka abandi nkatwe tuhamaze igihe kugira ngo tubabe hafi. Mentorship. Ubwo iyo udafite mentorship, yego wenda uzekezaho byinshi, nta muntu wabihakana, ariko bizakugora mu buryo bitagombye. Tugomba gushiramo imbaraga rero nk'abantu baba muri diaspora, community y'Abanyarwanda muri diaspora, tugashira imbaraga hamwe, kuko ntabwo nababeshya. Diaspora aho turi mu Banyarwanda ntabwo turi kumwe uko byagombye. Ndacecetse ubwo murabyumva. Ntabwo twahora mu mateka mabi, kuko ntacyo byatugezaho. Ubwo rero mwambwira niba mugira ngo nkore ibiganiro nk'ibi mu Kinyarwanda, mwambwira, hanyuma mukajya munambwira ibyo twaganiraho, ndetse niba mwifuza ko twashaka abashyitsi twaganira bari muri diaspora n'ahandi no mu Rwanda n'ahandi hose mu isi, cyangwa mwambwira nabo tukabashaka, cyangwa niba nawe we umutumirwa gusa ngo tuganire nawe wambwira. Icyo nsaba nuko tuvuga mu Kinyarwanda 99% reka tugerageze.